abakobwa basigaye bagira gutya bagakunda kuburana kenshi cyane bakavuga ngo abahungu babasize babateye kubera ko banze ko baryama. Even turned into sex toys just ndetse abakobwa bamwe na bamwe bamaze guhinduka nk'ibipupe by'ubusambanyi to keep their man. ngo kugira ngo bakunde bagumane nabo basore bakunda. Be very open here. reka hano mfunguke ngira ikintu mbabwira. Sex might not be the reason these guys walk away. buriya ushobora gusanga kuryamana n'umusore atari nayo mpamvu gusiga. oya, remove sex from a relationship and see that most girls don't have anything else to offer their men. vana kuryamana hagati y'umusore n'umukobwa mu rukundo ubundi uhita ubona ko nta kindi kintu umukobwa amariye umusore. Aside from sex, uretse kuryamana n'umusore, what do you have to offer to a man? wa mukobwa we ikindi kintu ubona umariye uwo musore ni igiki? ngaha nawe tubwiza ukuri. Can you support him spiritually? byibura wamufasha mu bijyanye n'umwuka gusenga, Support him physically, wamufasha mu bijyanye n'umubiri se, financially? cyangwa mu bijyanye n'ubushobozi bw'amafaranga. How about mentally? hanyuma se mu mutwe bwe ubona hari ikintu umumariye? All you do is demand money for bags, cyangwa icyo ushoboye ni uguhora umusaba amafaranga yo kugura amava, ibikapu, amasakame, inkweto, phones, amatelefone, clothes, and outings. imyenda no gusohoka gusa nibyo byonyine ubona uwo musore nibyo umusaba, nta kindi umumariye. Making him spend unnecessarily. ugatuma atanga amafaranga bitari What are you ngombwa. even bringing to the table? Have ubundi mu by'ukuri ubona ari iki kintu umwinjiriza you gifatika? ever sat him down and helped him plan his future? byibura mwigeze mwicarana rimwe ngo muganire, Sure. mugirane imipango y'ahazaza, muvuge mutahazaza umuntu yazakora The woman that a man will gerageza ube wa mugore, always regret losing for the wa mugore umugabo nakubura azahora That's the- yicuza akavuga ati nabuze umugore mu buzima bwanjye ufite icyo That- amariye, and that you're- akakubura akakwicuza mu buzima bwe bwose. man can never afford to lose to another man. ube wa mugore umugabo atazifuza kubura ngo akubonane n'undi mugabo. Build your man to your ubaka umugabo wawe uko ubishaka, taste. umugire nka wa wundi ushaka nyine uvuga uti nge nshaka gukundana n'umusore umeze gutya, umwubake umufate guhera hasi. Stop looking for a ready-made husband ureke gukomeza gushakashaka umugabo wiyubakiye ibye, wahize ibiceri bye, umeze neza, when you are not a ready-made uje wowe wife. ubwawe nta kintu wigejejeho Lot of kizima gifatika. reka ibyo bintu mubicikeho.